Guys, muhawe kaze kuri Rwamika TV. Nanone uyu ni wa mwanya tuzadufata kwiga gucuranga. Tugiye kwiga gucuranga ariko mbere yuko tangira kwiga gucuranga, reka mbanze bagire inama guys. Nkuko bisanzwe ni Rwamika TV. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri Rwamika TV, kora subscribe, ufungure inzogera, amasomo yose tuzoza dukora uyabone uri uwa mbere. Nongere gushimira buri muntu wese wagize gutya agakora kuri ako kantu kirabura, akagakora ngo ta. Imana yo mwijuru itanga amahoro, itanga umugisha, itanga umunezero, itanga ibyishimo. Ibyo byose mvuze ibipokeze neza, iguheza umugisha utavangiyemo umubabaro, ikugirire neza. Umuntu wese wakoze icyo kintu Imana igumugisha. Nongera gusaba undi muntu utarakora subscribe, kubera ko niba ukunda music, ukunda amasomo aca kuri Rwamika TV, ndabizi hari abantu benshi bareba bakabireba barangiza bakigendera. Ariko guys, niba ukunze ibintu, ukunze mbangutse, mwarimu mbangutse, kora subscribe. Kandi nawe wabikoze ndagushimiye. Imana mu ijuru iguheze umugisha. Iyi ni Rwamika TV cha amasomo ajanye no kwiga gucuranga style z'ikinyamurenge, ibisirimba, amasebeni. Kandi turabashimiye bantu bacu mudukurikirana. Imana yareze umugisha. Hari kibazo mumaze iminsi mumbaza, abacimbaza muri izi, reka mbasubize ngo ni gute umuntu yogera speed mu ntoki, hanyuma ukaza usanga ngo mu right kugira ngo azahuze na left birimo biragorana. Nibyo tugiye kubereka. Kugira speed narabwiye ngo muze mufata n'imifariso yanyu muyicurange. Kugira speed mu ntoki ni gute biza bigenda gute? Ngiye kubacurangira akantu gatoya keza, hanyuma kandi ndaza kukabereka uko ndimo ndagakora. Mubanze mutegere, muzoza mubanza mwumve mutegere. Ngiye kukabereka, hanyuma nimara kukabereka ncuranga nyine. Ngiye gucuranga kweri nk'iminota nk'ibiri, hanyuma nze kubereka uko nari ndimo kubikora. Guys, murakoze, ndabashubuje kandi ndabakunda cyane. Guys, kugira speed bisaba kandi ntago kugira speed ari ugushiramo imbaraga mu ntoki cyane, kuzoza kubita piano n'imbaraga zose nkizo wahingisha cyangwa uhuza ibishimbo. Abantu bazi je nahuye ibishimbo. Ntago gucuranga piano bisaba gukubita n'imbaraga nyinshi, utwaza bukeya nyine worosha intoki ariko ukagiramo speed. Rero nico kintu ngiye kubereka. Uzoza ufata piano yawe cyangwa nufate n'umufariso. Ku urugero urarya ko nicaye kuri intebe, mugihe nta piano ufite, egera ikintu uri wowe, waje ku meza, waje ku ntebe, uzoza ushiramo igisirimba, wambare koteri, urangiza uyimagine ko wayicuranga. Uzimagine kweri, uzimagine uzoza ubifiringa, ugire gutyo intoki ziza zigenda zigira. Niho uyogeze kuri piano biza bigufasha. Tago urambwira ngo uzagira intoki gutya ari ukugeze kuri piano, hanyuma kurumva koko iyo speed izava he. Niba uyifite komeza ugira komeza uzaza umusaruro. Niba utanayifite ja ku meza. Kandi ibyo nkubwira narabikoze, suku kubesha. Ibyo nkubwira habe no mwishura abana bagaza banseka, nkaza ncuranga kuri desk kwa kundi kuri za ntebe twigiraho, ngayicuranga kugeza naho mwarimu yagaza yigisha mu masomo
akaza kumubwira ati mbangutse ni iki ko urangara uri mu duce akamfata mpaye ncuranga intebe. So rero ni inama mbagira nanjye n'ibintu naciyemo. Mu gihe utabona piano neza uzoza ukora ibyo bintu, niba uyibona kora cyane, kora imyitozo. Reka nsabe kameramani yegere aze yerekane mbereka aka kantu nari ndimo gucuranga mu kige. Murakoze. Kameramani vayo werekane izo ndimo gucuranga. Murakoze cyane ko wicariye piano yindi kandi. Reka turebe ako kantu nari ndimo ndakora. Guys, no speed, dore no speed rero. Kurare intoki zanjye ukuntu mpanze zijanisha ta. Aha. Igisirimba rero ntibaza bagicurangiramo stage gusa n'amasound n'amagitari. Kurumva nakoresheje ijwi bita brass section. Brass section ukanda hano kuri brass kazugatura ibijwi bita brass section ukarivanga na stage EP. Iyo majwi navanze nkoresha na base bisanzwe. Noneho tugiye kureba ukuntu ndimo ndabikora, ngiye gutwaza intoki bukeya. Mukurikirane natangiye kwigisha. Urumva base? Katurebe. Baze twarebye ukuntu turimo kubikora. Turimo turashaka kubereka uko umuntu yozaza atwarisha intoki ziwe abi left na right bikaza bijana. Guys, nizere ko mubireba. Nyine ndimo ndongera gusubizamo beat kugira ngo mwumve melody, ariko uyu muziki muhaye mwumva tugendesheje buhoro nakavuga gutya ngo
tugendesheje buhoro dore formula twaciyemo. Guys, ese uku murimo kubibona cyangwa ntimuhaye mubibona? Ndabinginze kandi muzoza munasenga musaba Imana yo mwijuru ibashoboze ibintu muhaye mwiga mu bifate, kuko dushobozwa byose n'Imana iduheza imbaraga. Nta mbaraga uko ntaco two kwishoboza. Muzoza musenga, niba uhaye kwiga banza usenga Imana igupokeze kuvumbura n'ubumenyi, sibyo? Nukuri kw'Imana ndagira ngo mure guys, utu tuntu mba mbereka ariko muwamure ukuntu ari utuntu tw'ubwenge. Muwamure antari mu kubazanira utuntu tw'ubwenge. Ndabinginze namwe mushiremo imbaraga mushiri kubute mwige. Nico kintu mba nshaka kugira ngo mumenye. Hanyuma utangire nuza kwiga, utangire muri tempo yo hasi. Ugende ukiga ukugenda umenyera mu ntoki, uzamura tempo wiyongeza ku muvuduko, wiyongeza kugeraho wumva urutoki rwawe rutangiye kugirira uburyo. Reka dusoreza ahangaha. Imana yo mwijuru heza umugisha. Nimutagafata aka kantu nagasirimba karyoshye keza, taho nakumvishe nakantu nitekereje mu mutwe wanje, ndangije ndabangoreka kasangize inshuti zanjye, abavandimwe banje ba buri munsi bankurikirana. Imana yo mwijuru heza umugisha. Aho bitazagenda neza muzambwire ngo aha naha twahabonye nzasubiramo. Murakoze naho utaha.